none dore baramwishe ubu se ndabigenza ni mwebwe mudushakira ubufate ufite imyaka ingahe? mfite 15. 15 byaye kangahe? byaye 2. Nyakwigendera niwe mugabo wawe upfuye? Yego nari mutwi kurongora akaguhipura kugira uburare wananjye ndi umukobwa abakobwa banabyungukiyemo njye nabyandike kugira nge mburare ndi umukobwa je nanjye nkabijya nanjye mwago neze nuko ndi umukobwa niyo ntarangira uyu mukobwa nago bamuhereza 2 ngo umwana arye nawe arye ngabyange kandi kumurongora nabigura prudence wapi nukurongorera yiviramo. Ubundi bino bijya gutangira hari umupasiteri wabanje kubihanura avuga yuko igihugu cy'u Rwanda inzara igiye kucyica kubera nyakubahwa Perezida Paul Kagame yafunze insengero. Nyabugogo bose icyo nakubwira cyo abenshi abagore n'abana bari gutanga umukuri kugira ngo babone icyo gushyira mu nda. Ibintu byakomeye. Wapi nukurongorera yiviramo kurya bari marafuku nabona uwutswe kurya bari marafuku nabona uwutswe bitewe n'inzara mba mfite bitewe n'umwana nkakemera kufata n'icyo gihumbi. Ubusabye buramwibuka gupimisha cyangwa kujya gukingiza bamubyaye? Ubwo se byavutse dore iyi nda yanjye igeze mu mezi 4. Nta soni ifite zo kuvuga ko ndi indaya ya Yesu. Nta soni ifite zo kuvuga ko Yesu yanteye inda. Ngaho rero nguko nkubwira ngo turagaruka mu kanya tuvuga ku byiriya modoka cyangwa se ziramanuka ziri kugenda ziwa duhure mu kanya.